Umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, muvandimwe inshuti wowe ukomeje gukurikira Karungu TV, ngusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane muri ya gahunda tumaze iminsi tutagikora, ariyo gahunda yo gusoma Bibiliya. Nk'uko twababwiye rero tugomba kujya twiga Bibiliya kandi tukayisoma, mbararikira gukomeza kubana natwe kandi tukajyana kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe biziranenge. Mbere rero yuko dutangira gusoma Bibiliya, katumanze dusenge Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze murengezi wacu kuko wongeye kuduha aka kanya mw'uyu mugoroba kugira ngo twongere dusome ibyanditswe byawe byera. Nyagasani Mwami Imana, bana natwe kandi uduhe kumva no gusobanukirwa mu izina rya Yesu, amen. Twari tugeze mu ntangiriro, igice cya gatatu, twari tugeze ku murongo waho wa 22. Uyu murongo wa 22 niho tugiye guhera dusoma Bibiliya. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 22. Imana ikura Adamu muri Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, ku byo kumenya iciza n'ikibi. None atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Maze umuntu ubwo aramaze kurya igiti cyabuzanijwe, maze Imana imwirukana muri Edeni ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira yose ija kuri cya giti cy'ubugingo. Bivuze ngo umuntu amaze gukora icyaha, Imana yamwirukanye mu ngobyi ya Edeni. Noneho uyu muntu amaze kwirukanwa muri Edeni atangira guhinga ubutaka, maze Imana, tugeze mu ntangiriro igice cya 4 ku murongo wa 1. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Umurongo wa 2, arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro. Umurongo wa 6, Uwiteka abaza Kayini iti, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatuga ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Muvandimwe, duharanire gukora neza, ariko nitudakora neza ibyaha twese biri kutwitugatugaho. Igihe cyose ukora nabi uzamenye kuri kwikururira akaga. Nukora ibyiza ntuzemerwa, nudakora ibyiza ibyaha bizitugatuga ku rugi rwawe, kandi wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Umurongo wa 8, Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Umuntu arahanwa ariko ntiyumva. Amaze kubwirwa ngo akorwe ibyiza yemerwe, ahubwo arangije ashiraho kwica, aba yishe murumuna we Abeli. Umurongo w'9, Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Maze umunyabyaro ntabwo apfaga kwemera. Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Umurongo wa 10, aramubaza ati, icyo wakoze iki? Ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira mu butaka, noneho uri ikivume. Ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo bwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi.
ubutaka bwareraga mu buryo butangaje, ariko ntabwo ubu buzera nk'uko bwakagombye kwera. Kandi Imana ibwira Kayini iti izaba igicamuke n'inzererezi mu isi. 13. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpaye kiruta icyo nakwihanganira. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe, nzahishwa, nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. 15. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Ikimenyetso cyo kuri Kayini tuzagenda turakibona imbere ibyo ari byo, tugende tubisobanukirwa. Nkomeza kukubwira nti weho komeza ubane natwe, dukomeze twige Bibiliya, tuyisome kandi tumenye amateka yayo, kugira ngo tuzasobanukirwe, twe kujya tubeshwa n'abigisha bo muri iki gihe. Noneho dukomeje gusoma mu Itangiriro, Itangiriro igice cya 4 tugeze ku murongo wa 16, aho tugiye kurebera hamwe noneho urubyaro rwa Kayini. Nuko Kayini ava mu musozi mu maso y'Uwiteka, atura mu gihugu cyitwa Nodi, mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore we inda, abyara Henoki, yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi, kandi Iradi abyara Mehuyayeli. Mehuyayeli abyara Metushayeli, kandi Metushayeli abyara Lameki. Lameki we yahise arongora abagore babiri, umwe yitwaga Ada, undi yitwaga Zira. Ada abyara Yubali, abasekuruza w'abanyamahema baragiraga inka. Tugeze ku murongo wa 21. Murumuna we yitwaga Yubali, abasekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyironge. Murongo wa 22. Nazira abyara Tubalukiyani, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwa cy'umuringa n'icuma. Mushiki wa Tubalukiya yitwaga Nama. Lameki abwira abagore bati Ada na Zira, nimwumve ijwi ryanje, baka Lameki nimutegere amatwi amagambo yanje. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa 7, ni ukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Nguko uko Lameki yabwiye abagore be, ubwo ibya Lameki n'abana be birangiriraho. Noneho tugeze ku rubyaro rwa Seti. Adamu atwika umugore w'inda, abyara umuhungu witwa Seti. Ati nuko Imana ishumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yamwishe. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Imana, izina ry'Uwiteka nirihabwe icubahiro. Noneho Adamu ubundi urubyaro rwe yabyaye turarusoma mu rw'Ingoma 1 tugeze kuri 4, tuzabisoma mu gitabo kiri imbere, ariko na hano mu Itangiriro igice cya 5 naho birahanditse. Iki rero ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeyeho umuntu afite ishusho yayo, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha, ibita umuntu ku munsi baremeweho. Kandi Adamu yamaze imyaka 160 avutse, abyara umuhungu ufite ishusho ye usa nawe, amwita Seti. Ubwo Kayini we ntabwo arongera kubarwa, kubera yuko yakoze ibyaha, yahise avumwa. Niyo mpamvu hano umuhungu wa mbere bavuze w'igisekuru cya Adamu yitwa Seti. Amaze kubyara Seti, Adamu arongera amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 930, arapfa. Murongo wa 6. Seti yamaze imyaka 105 avutse, abyara Enoshi. Amaze kubyara Enoshi, Seti arongera amara imyaka 807, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yaramye ni imyaka 912, arapfa. Bivuze ngo abantu ba kera baramaga imyaka myinshi. Tuzagenda dusoma dusobanukirwa
bitabo biri imbere impamvu abo batarama imyaka myinshi. Tugusaba gukomeza kubana natwe kugira ngo kandi uze udukurikira buri munsi kugira nawe uzabisobanukirwe. Enoshi amaze imyaka 90 avutse abyara Kayini, maze abyara Kenani. Maze amaze kubyara Kenani, Enoshi arongera amara imyaka 415 abyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi yaramye ni imyaka 405 arapfa. Kenani yamaze imyaka 70 avutse abyara Mahalaleli. Amaze kubyara Mahalaleli, Kenani arongera amara imyaka 840 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Kenani yaramye ni imyaka 410 arapfa. Mahalaleli yamaze imyaka 65 avutse abyara Yeredi. Amaze kubyara Yeredi amaze imyaka 160 avutse abyara Henoki. Amaze kubyara Henoki, Yeredi arongera amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Twagiye ku murongo wa 23. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365. Kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Metusela yamaze imyaka 187 avutse abyara Lameki. Amaze kubyara Lameki, Metusela arongera amara imyaka 782 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yaramye ni imyaka 969 arapfa. Lameki yamaze imyaka 182 avutse abyara umuhungu amwita Nowa. Ati uyu azatumara umubabaro w'umurimo wacu n'uw'umuruho w'amaboko yacu uva mu butaka Uwiteka yavumye. Amaze kubyara Nowa, Lameki arongera amara imyaka 595 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Lameki yaramye ni imyaka 777 arapfa. Nowa yamaze imyaka 500 avutse abyara Shemu na Hamu na Yafeti. Muvandimwe, nkomeza kukubwira ngo ejo turakomeza n'igice cya 6. Ubu dusoreje ku gice cya 5, ariko ndagira ngo uzabane natwe kugira uzakomeze wigane natwe Bibiliya. Mu izina rya Yesu, amen. Akadusenge. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kuduha aka kanya tukaba tumaze kwiga no gusoma Bibiliya. Mwami Imana, ukomeze ubane natwe.